murabizi nk'uko bisanzwe iyo kuwa kabiri hageze haba inteko. Niyo mpamvu uyu munsi twateranye rero ngo twige ku bibazo byugarije muri uyu mudugudu. Ibibazo murabizi, hari ikibazo ndi kumva cyane kiri kurusha ibindi ngo ubujura mudugu aho ngaho tuhatindeho. Ikibazo cy'ubujura turakiga. Ikibazo cy'ubujura pe. Ikibazo cy'ubujura. Ikibazo cy'uburaya. Hegitare ebyiri z'ibirayi nasaruyemo 2,900 byonyine. Ikibazo cy'inzoga abasinzi baratujengereje kabisa. Amugerageza umuryo kuvuga amani ku kuboko tumenye ikibazo cye niki. Mutaza kugira akavuyo. Mutaza kugira akavuyo. Ikibazo cy'abarata niki. Ako mudugu ibyo bibazo byose ari kuvuga ni ukuri bishingiye ku biyobyabwenge. Ibiyobyabwenge bidahari ibyo byose ntabwo avuze ukuri. Ariko hari abana mperutse kubona bari kunywa ibiyobyabwenge umenya aribo bansaruriye. Abana oya mutabigiramo ni muceceke ntabwo umuntu umwe mumanika akaboko niho turabumva ibibazo ikibazo cyawe ni iki? Nk'uyu munyerondo aba yambaye amarinete agafata umujura. Ikibazo irondo ryivanze n'ibisambo. Yego rwose ukuri ryivanze n'ibisambo rwose. Ibintu bikomeje mukavuye gutyo nta gisubizo twatanga. Y'amakuru mfite bano bantu bari gutaka ngo bari amakuru mfite yizaho 100%. Abana babo nibo babwiye. Kugira ngo niza kugira neza kugenda ku kibazo ku kindi. Vuga ikibazo cyawe dukomeze. Ngewe ikibazo mfite. Uriya mugabo Rwabukwisi. Ni Rwabukwisi. Rwabukwisi bakomeje kukuvuga abaturage ari benshi. Umva se. Nagahinga. Nagakorera amafaranga. Nanajya no mu kirombe. Ariko nanjye mfite ikibazo. Wowe turamugarukaho. Ikibazo cyawe ni iki? Abana buriya mugabo murabarenganya. Reba nka sukuna se. Abana bo baba bameze. Murebe. Ese uyu mubyeyi ntago afite abana ntibarangije ikibazo ku kindi ubu ikibazo cyame tugiye guheraho tugiye kureba ikibazo cy'ubujura tugifatira umwanzuro umva wa mugabo ibirayi byanjye ni wewe wabyiga ntabwo wajya kurya ifiriti oya mudugudu ntabwo byumvika ikintu cy'ubujura kiri gutegwa n'iki muri uyu mudugudu muri kubona ari bandi bari kugitera tubifatira imyanzuro ubujura gutegwa n'abandi ababyeyi batarera abana babo abo ni bandi bakora muri VUP ni gutarya ifiriti abanyirondo ntabwo bacunga umutekano neza. Nanjye nuze mu ryuyu abanyirondo tabona kumanwa gusa nk'umubonye aho nijoro wabariye ubwo abanyirondo utaza kwagaruka uriye wa bose mudugudu abanyirondo nabo bari mudugudu mubanza mwumva ikibazo cyanjye mudugudu jewe nasaruraga rongoshashi y'ibirayi nkagemura mu mujyi ariko buno nasaruye agafuka uyahinga ku rubuye k'ibirayi ibi bintu ntabwo mu byumva ahantu habi cyane ahantu hashoka wowe amazi araduteka bujyana ndavanga arahinga nagabyita ngiye bijya bincanga ni gute njya gukabara ngiye nkagura inzoga litiro kuzuye nuko najya gupima nagira mu rugo napima ngasanga arimo agasuritiro gitene n'agasuritiro k'inzoga by'ibintu musinzi wahishwe mu byahishwe harimo bavuze ngo ikibazo cy'inzoga zikabira ibintu ngo by'udusuritiro amalitiro na za kanyanga zose zibarizwa kuno mugabo kanyanga nayirimo abana bawe ubu bari hehe ngo tuvuga mbonye umwana yari ku muhanda abandi bari ku ishuri abana bawe ubu bari hehe abana barasa urugo rugenda n'undi abana baba bajya gusa ubwo ushatse kuvuga ngo abana bawe basa n'ababana nicyo ushatse kumvikana uyu muturanyi dufite abana basa abana ngo sha ni ibirayi kisa ashaka ko bidafata n'amavuta mudugudu mfite ikibazo ejo bundi kuwa gatatu ku mugoroba nari ndyamye numva igisambo kije iwanjye munsi y'urugo
gitema igitoki simwirukanseho simwe n'uyu munyerondo wambaye amarinete uyu munyerondo naramubwiye ati ntabara igisambo cy'injyana n'igitoki yaravuze ati se iki gitoki bagitemesheje ikimuhoro muzi ukuntu yambwiye ngo nanjye batawunyuza moda yahise yikura iki kigabo n'ibi ngibi birakora wafata igitoki kinini ukakigira umunyerondo yirukanka arizo nshingano ziwe. ariko mudugu nanjye rwose mfite ikibazo ubu ngubu umunyerondo nawe ubwe ntagenda neza yitwaza inkoni kugira ngo abashe guhagarara ubwo urambwira yakirukanka nijoro akamufata ko icyo nicyo kibaye ikibazo abo ubwo kumva umucunga umutekano nawe bibaye ikibazo abajura bibaye ikibazo ako namwe muraturenganya kweli murebe ukuntu mungana murebe n'ukuntu abanyerondo tungana ubu ntago wazana icyana cyawe ngo kidufashe mu irondo hanyuma ni gute uzumva ko buri rugo rwagira umunyerondo hanyuma se ntabwo tubishyura ese mudugu uburaya bw'abana buriya mugabo kutavuze ejo bundi agakobwa kari kanwariye umugabo nasanze kishingarikije ku mugabo wanjye icyo ni ikibazo rwose mu kigo nimugire impungenge ibyo nanjye tuza kubyigaho mutuze twumvikane ndagira ngo umwanya tumaze hano ni munini twumvisha ibibazo byinshi nicyo gihe dufata umwanzuro yego ni ku bw'izo mpamvu ku kibazo wenda cy'umutekano muke by'abanyerondo byo wenda ibyo yavuze raga uko mwabivuze ko yarakoze biriya ni bibi ariko reka tugerageze tuganira n'irondo twongeremo abandi bantu umutekano ukomeje kugenda neza cy'ubujura kanyakoma ariko ntago nyakomyesha umuntu wanyibira ibirani mu kadukomeze ikibazo cyo cy'ubujura bukabije by'abana ngo bari kwanga ishuri ngo bakavamo abantu b'ubujura abajura abo turaza gufata nyine nk'umudugudu turaza kwegeranya urutonde rw'abantu batiga tube twabashubiza mu ishuri hanyuma rero noneho ku kijyanye n'ubusinzi ibyo by'uburaya byose uko byanye na kose biri guterwa n'utubari turi gukora mu masaha ataragenwe tugiye kugerageza tukaza umutekano utubari barabaza amasaha y'utubari kagomba kuba gafunze cyangwa dufunguye aribyo twigaho n'utubari ibyo by'uburaya biciye kujya wenda byibuze akabari kajya gafungura ukwezi kose kadafunze wowe witonze mbere yuko dutaha rero hari abantu bari buza gusigara hano tubamanza kuganiriza cyangwa tugashaka uburyo ukuntu tubikora cyane ariko ikibazo gitoya hari umugabo nawe uyu ni umugabo mumbabare mundebere murebe uyu musatsi oya naje murebe uyu musatsi uyu ni umuntu ndakeka mwataha ariko nyine hari abantu babiri baraba basigaye hano by'igihe gitoya ari uyu mugabo hamwe n'uriya abandi mwataha muzaza muzaza ibintu byagiye abo numvise ko ari mwebwe abaturage bari gutunga intoki uri kumva muri gukekaho ubwo bujura abana basuzugura nyuma yo inteko irangiye tukaba twumva dufite imyanzuro bagira mu nsezeranye ko nazongera kumva n'akabazo na kamwe kaba turi ko muri uyu mudugudu nta kibazo nzongera gutanga mu nteko yawe mbabarire nawe icyo gisatsi ejo tuzahure ukigifite ndajya ngo wera saa munani gusa icyo gisatsi ejo ntituzahure ugize ukuri urwembe madamu wawe akobwa cyangwa uvuye mba ikibazo cy'ibiceri tubwiye ibiceri byo kwiyogoshera abo naribi ubwo ngubwo twanzuye iki ntizongere kumva na rimwe hari umuturage uvuga ko ari mwe mu guteza umutekano muke mu mudugudu ndakeka ubwo mwataha murakoze cyane Okay,